twashikamye ku bintu tuba duhaye Satani umwanya. Iyo twashikamye ku Mana, Imana igomya kuganza mu buzima bwacu. Iyo ushikamye ku Uwiteka, iyo ushikamye ku Mana, wongera gusubizwamo imbaraga. Mwene data ushikamye ku muri iki gihe, azo ni byinshi, teye ubwoba ni byinshi, ariko komera ushikame mu izina rya Yesu. Komera ushikame, umenye nawe ushikama, umenye ko ushikamyeho, ushikamyeho ntabwo azaku levolesa, ntabwo yagusiga. Ya myenda yose ya mbabariye ibyaha atumanerade. Yesu ashimwe. Bene data bakunze ibikamba Karuvari, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Umwami Imana yacu nabane namwe, kandi Imana y'amahoro nitugirire neza. Ndashimira Imana kuko yakurinze nanjye kandinda. Imana y'amahoro duhana umugisha. N'umwanya mwiza rero Imana duhaye ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ndashimira Imana ko igomeje kugenda idufata kandi kadukomeza. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Reka shimire mwebwe mwese mudukurikirana kuri televiziyo kwikamba Karuvari TV. Reka shimire abakoze subscribe, reka shimire namwe mugiye kubikora. Kashimire commentaire zanyu cyangwa se comment zanyu. Imana ibaha umugisha. Ndabizi mudukunda muri benshi, kandi ndabizi ko Imana izabagirira neza. Kanongere suze abo muri diaspora, reka suze abari hirya no hino, reka suze abari mu Rwanda, reka suze abari ku migabane itandukanye. Mbifurije umugisha w'Imana mu izina rya Yesu, kandi muhumure, Imana izaturengera. Imana iduhana umugisha. Rero tugize umugisha w'amagambo Imana iduhaye kuri iki gicamunsi. Ni ijambo ry'Imana, Imana impaye Bibiliya igenda irivugaho, ariko ndagira ngo nawe urikomereremo mu izina rya Yesu. Ariko mbere y'ibyo byose reka dushimire Imana ko yaturinze muri guma mu rugo, mu buzima tubayemo, mu nzira tunyuzemo. Reka dushimire Yesu Kristo, we utajya uhwema kuturwanirira, utajya uhwema kudufata. Mwami Imana yacu mu izina rya Yesu, ndararika imbaraga z'umwuka wera ngo zimanuke zibane natwe. Ishobora byose niganza aha hantu, yaba nje yaba namwe turi kutureba. Reka ubuntu bw'Umwami wacu butubeho, buri wese ahabwe umugisha mu rwego rwe, kandi wongere uvugurure imitima yacu, korane n'imitima yacu n'ubwenge bwacu, kugira ngo tubashe kukumva mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguha umugisha. Dufite ijambo, intego y'ijambo tugiye kwiga ni ijambo bivuga ngo dukomeza gushikama ku Mwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Gushikama, dukomeza ushikame, no mu bihe bikomeye, no mu bihe bitoroshe, ariko ushikame, ariko umenye nanone aho ushikamye hariho. Reka dusome igitabo cya Yesaya 26 umurongo waho wa 3. Biravuze ngo ugushikamisha umutima uzamurinda b'amahoro masa kuko akwiringiye. Yesu ashimwe cyane. Umurongo wa 4 avuze ngo mujye mwiringira Uwiteka iminsi yose, kuko Umwami Yehova nyine ari we rutare ruhoraho iteka ryose. Tuvuge ngo amen. Aya ni amagambo tugiye kuvugaho. Ni amagambo avuga gushikama kuhoraho, gushikama ku Uwiteka. Ushikamye kuri nde? Washikama ku mugabo bakagusiga, washikama ku mafaranga bakakwambura, washikama ku kazi bakakwirukana. Ariko iyo dushikamye ku Uwiteka, no mu gihe cya covid, no mu gihe cya guma mu rugo, no mu gihe kigoranye, iyo umenya aho ushikamye, hari imbaraga uhura nazo, hari amavuta uhura nayo. Reka ngubwire mwene data, hari igihe umuntu avuga ngo uko biri kose reka shikame kuri uyu muntu, ariko uwo muntu bikarangira gusiza. Warabibonye aho umugabo apfa agasiga umugore, twarabibonye aho umugore apfa agasiga umugabo, twarabibonye akazi gahinduka, twarabibonye ibyo byose bigenda bishira. Iyo twashikamye ku bintu tuba duhaye Satani umwanya. Iyo twashikamye ku Mana, Imana igomya kuganza mu buzima bwacu. Bibiliya tubwiye ngo gushikamisha umutima uzamurinda aza amahoro masa mu bihe by'akaga, mu bihe bigoranye, mu bihe byaguma mu rugo, mu bihe by'ubushomeri, mu bihe byo gutinda kubyara, mu bihe by'agakiza gace mu rugo, umugabo akaba ari umusinzi, umugore akaba ari umusinzi, mu gihe cy'abana banyweye urumogi. Iyo ushikamye ku Uwiteka, iyo ushikamye ku Mana, wongera gusubizwamo imbaraga. Mwene data ushikamye ku muri iki gihe, nicyo kiguteye ubwoba,
n'imisi, ni guma mu rugo, ni covid, ni urukingo, ni cya kiguteye ubwo. Ntabwo nzi imbaraga uri kurwana nazo, ariko nje kubwira ngo ushikamye kuwiteka Imana izamurinda. Mujya mwiringira umwami, mujya mwiringira uwiteka ngo imisi yose, kuko umwami Yehova, haleluya, ari we mwami wenyine ufite imbaraga zihindura amateka. Ijambo ryarambwiye Yesu hari ahantu byageze Imana ivugana nawe. Yesu igice cya mbere umurongo wa 9. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Biravuze ngo mbese singe ubigutegetse, kuko nuko komera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Mwene data, umva aya magambo yabwiwe Yesuwa igihe yari ari mu bibazo, igihe yari ari mu ngorane, ariko Imana ibwira Yesuwa ngo komera ushikame kuko ndi kumwe nawe. Imana ishimwe cyane. Komera ushikame muri ubwo bukode, komera ushikame muri uko gusigara mu rugo wenyine, komera ushikame aho umugabo atari kuguha agaciro, aho umugore atari kuguha agaciro. Komeza ushikame nubwo wahombye, nubwo wacuruje ugahomba, nubwo imbisi ari mibi, komera ushikame mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Hari ibiteye ubwoba biri imbere yawe, hari ibiteye ubwoba Satani yahagurukije muri iyi minsi, ariko rinda umutima wawe. Biteye ubwoba ni byinshi, hari indwara z'ibyorezo, hari imvura, hari imiyaga, hari ubukene, hari uguhomba, imipaka irafunzwe, indege ntiziri kugenda, ibibazo ni byinshi, biteye ubwoba ni byinshi, ariko komera ushikame mu izina rya Yesu. Komera ushikame, umenye nawe ushikama, umenye ko ushikamyeho, ushikamyeho ntabwo levolesa, ntabwo yagusiga talameniko. Ntabwo Imana yakora ikosa ryo kuba warayishikamyeho ngo kure mu izina rya Yesu. Numva neza, ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose, aho uzahagarara hose. Muri iyo ndwara Imana iri kumwe nawe. Ntabwo Imana izemera gukorwa n'isoni. Ugushikamisha umutima uzamurinda. Impamvu Imana izaturinda nuko twiyemeze kuyishikamishaho imitima yacu, intekerezo zacu, mikorere yacu bishikamye ku Uwiteka. Nicyo kiguteye ubwo ushikamye kurinde. Ndagira ngo ubwire ko amafaranga utayashikamaho, ndagira ngo ubwire ko imodoka utayishikamaho, ndagira ngo ubwire ko inzu utayishikamaho, ndagira ngo ubwire ko ubutunzi utunze utabushikamaho. Icyatuma ubaho neza, ubaho ufite ibyiringiro, ni ugushikama ku mugabo witwa Kristo Yesu. Habeho naho waba urwaye kanseri, urwaye diabete, hepatite, habeho naho waba udafite n'icyo kurya, kilo cy'umuceri mu nzu, habeho naho kashipa yawe bitari kwaka, ariko gumye ushikame ku mwami. Byufite byagenda. Twagiye tubona abantu bagiye bashikama, Saduraka, Meshaki na Abedenego bashikamye ku Mana. Daniel uyu mugabo ni umugabo twafatiraho urugero, yashikamye ku Mana. Ntugira ngo aba bagabo babikoze kuko igihe bari barimo cyari kiboroheye, ahubwo ni amahitamo bahisemo gushikama ku Mana, bahitamo kwiyemeza bavuga ati nubwo bimeze gutyo, nubwo ndi imfubyi, nubwo nafite umuntu wamfasha, ariko hari aho naturutse, hari uwemeye komba ku isi, hari uwemeye konza muri iyi si, niwe shikamyeho. Amen. Ntabwo bene data, ntabwo gushikama ku Mana ari ukubabuza ahandi ushikama, ahubwo nukushikama ku Mana ukandi hose ari imfabusa. Hari abantu bubatse amazu, mwe yubaka ku musenyi, yubaka ku rutare, imvura iguye ubatse ku musenyi byamubereye bibi cyane. Ariko ubatse ku rutare, washikamye kuri Kristo, yahawe umugisha. Imvura yaraguye iragwira musiga kubera ko urutare ni Kristo Yesu. Imisi iragoye, turi mu bihe bitoroshe, turi mu bihe abantu batagikundana, turi mu bihe abantu bamaze gutakaza ibyiringiro kubera imisi duhagazemo, ariko gushikamisha umutima uzamurinda. Ntabwo nzi impamvu wari utendebutse n'impamvu wari ucitse intege. Indege irahaguruka ikava ku butaka, umuntu ayicayemo ayishikamishijeho, yagera hejuru ikamanuka. Byo ni ibintu bisanzwe. Ushobora kuba warubatse etaje, warayubatse mu buryo wumva ushaka, ugati iyi nzu noneho nayisimamyeho kabisa, nyubatse mu buryo ushaka, ariko igihe kikagera ugapfa ukayisiga, cyangwa se bakubitiza cyamunara, cyangwa se umutingito ukayinyuraho. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Rero nta kintu na kimwe wakagombye gushikamisha umutima wawe, gushikamisha intekerezo zawe. Ni Yesu Kristo wenyine, niwe wenyine twabonye niyo umuntu apfuye agendana nawe.
niwe wenyine twabonye. Iyo umuntu amaze gupfa asigaye hariya bamusize, abantu bose barataha, Yesu akahasigara. Ntabwo urabona se umuntu abantu bakundaga iyo amaze gupfa ukuntu abantu bamusiga kumva, bamusiga ku gituro cye, abantu bose bagataha, yewe n'umugore agataha, yewe n'umugabo agataha, n'umubyeyi agataha. Nuko isi yubatse, ariko hari umuntu tugomba gusigarana aho hantu, niyo ndi gukubwira ngo umushakishe. Ni Yesu Kristo, umwami w'abami. Ni Yesu unesha, ni Yesu ukora ibitangaza. Ndakwifuza kumugumaho no kumushikamisha umutima, intekerezo zawe. Reka dusenge Imana. Urumva ari hehe washikamisha umutima? Urumva ari hehe washobora ubutekerezo byawe? Urumva ari hehe wakorera? Urumva ari hehe wahagarara wakwisunga nde muri iki gihe? Ni Yesu wenyine. Yesu agoye guca bugufi kandi agoye no kumukorera mu izina rya Yesu. Reka dusenge n'Imana. Mwami Imana yacu, sengeye mwene data yarashikamye ku bintu, ariko ndamwibutsa ko ibintu bizashira. Yarashikamye ku butunzi n'amamodoka n'amafaranga, ariko bizashira. Ariko watubwiye ngo gushikamisha umutima uzamurira amahoro masa. Ni wewe wenyine dushikama tukagira amahoro. Hakini gitanga amahoro ni wewe Yesu. Amahoro y'umumama, amahoro y'umupapa, amahoro y'umukobwa, amahoro y'umusore. Reka umuhereze gushikama kuri wewe. Ni wowe byiringiro bidakoze isoni. Ukwegeye nta mwara. Mu umugisha imbaraga n'amavuta. Murinde kumwara, murinde ikintu cyose cyamubangamira. Mu izina rya Yesu Kristo, komeza imishinga ye, komeza gahunda ze, murinde kumwara, umukomereza amaboko. Ndamusengera amavuta mashya n'imbaraga nshya, kandi ndirukana ikintu cyose cyamubuza kwakira umugisha, uko nzi kuri Imana ivuganye nanjye. Urakoze kumugiriye neza aho yaba ari hose. Sengeye umuntu urwaye, sengeye umuntu ufite ubwoba, sengeye umuntu uri gutinya, sengeye umuntu wumvaga nta byiringiro, sengeye umuntu wumvaga muri we byose bimaze kwanga. Reka mwami Imana amenye ko ku musaraba hari icyo wahakoze. Ubuntu bwawe ni bube kuri we, kandi amavuta y'Imana agumye kumubaho, mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Imana iguhe umugisha kandi Imana ikugirire neza. Turagukunda. Shalom shalom.